Okay, nongeye mbasuhuze inshuti turi kuvugana muri uyu mwanya. So, nabahaye introduction ya Traffic Monsoon, babwira kandi ko bishoboka kubikora kandi ko bitarushya. Iyi video ya kabiri ngiye kwereka ni video yuko wiyandikisha. Twaheze ahanyuma twarangirije naho twabahaga website ujyaho kugira ngo wiyandikishe. Iyo website ikaba yitwa ngo birashoboka.com. birashoboka.com. So urabona iraza ni Traffic Monsoon, noneho ugakanda hano handitseho register. Okay, hano biguhaye account registration, ugatangira ahangaha. So biri mu cyongereza, kuko rero biri mu cyongereza, nibura mwe mwumva icyongereza gihagije kugira ngo information mutanga mwe mwumva neza muri kuzitanga. So hano ku izina ryawe ushyiramo izina ryawe risanzwe, nashyiramo Freeman hano, bikorwa gushyiramo amavukiro yawe, tariki y'amavukiro yawe, fwe gushyiramo iryo ari ryose no kugira ngo muri uyu mwanya mbereke tu. So contact email, ushyiramo email yawe. So email yawe @gmail.com, ariko ugomba gushyiramo email nyayo. Retype bari no kugira ngo wongere usubiremo email yawe @gmail.com. Hano bari kuvuga ngo do not use Hotmail, MSN, Outlook and so forth. Sinzi impamvu babivuga, ariko kuko ari byo bagusaba, wenda nimba ari ukoresheje kuko activation zitaza vuba, na recommend gukoresha Gmail ni popular, Yahoo ni popular. Nindi email usanzwe ushobora kwitangira no kureba nimba ikora, nidakora ubwo ngubwo biragusaba kuza gushaka iyindi. So dukomeze tumanuke. Urabona ko bavuga ngo it's best to use Gmail or Yahoo to ensure you receive the activation email, kugira ngo mbese ubashe kuza receiving activation email. So address rero, so hari abantu benshi bamaze iminsi bari kumbwira ati ko nta address ifashe dufite, tubigenze gute? Siritu nko mu Rwanda, muri Africa in general, ntago ari buri bantu bose bafite address nya address mbese umuntu ashobora kujya ngagereho. So iki rero maze iminsi ndekomanda no kugira ngo ugire icyo ushyira amahangaho. Baye nk'urugero tuvuge ko wenda uri nk'umunyeshuri uri nko kuri kaminuza y'u Butare, noneho ukaba udafite address. Hano ndumva washyiramo Butare kaminuza Butare. Hari ubwo bavuga ko ushyiramo address y'umubare runaka, ndashyiramo irihimbano 100 kaminuza Butare, noneho umujyi ni Butare, state kuko nta ma state mu Rwanda, ni state ni hano muri Amerika dufite state, dufite n'igihugu. So nakongera ngashyiramo Butare ni nk'akarere I think. So country kareba ahantu hari Rwanda, akaba ari ishyiramo country Rwanda. So postal code nayo nzi ko ama postal code mufite. So nanone no kwihimbira, nashyizemo na recommend ko umuntu ashyiramo nka area code ya phone yanyu 250, wenda nka nimero za nyuma za telefone 1234, nimero enye za nyuma. Noneho na telefone yawe isanzwe ukayishyiramo hangaha. Urugero, so account information, username ushaka gukoresha, username yawe ni username ukeneye ushaka yari yose, nimba yafashwe ushyiremo iyindi. Passcode ikaba ari urufunguzo winjizamo.
so urabona ko hano banditse ngo ni week, nashyizemo 1 2 3 4 5, urabona bahita bavuga ko ari week, so nakubwira ko ushyiramo passcode ikomeyeho gato umuntu atabasha kubona. Urabona ko birahinduye bishyizeho good, ariko na good ntabwo ari nziza cyane. Okay, kongera ugatapamo urufunguzo. So define withdrawal passcode. So maze rero iyi passcode ni urufunguzo ruri important. Ishaka kurutira amafaranga wahembwe ni passcode ushyira, amapana passcode ikwinjiza muri site. Passcode imwe. So urabona ko bayikweretse kugira ngo uyandukure hasi utazayoberwa, kongera ukayita pam. So withdraw password is password you enter at the time you request earning to be sent to you from Traffic Monsom. Urabona ko na hano hasi barabivuga. So payment information. If you don't have any e-currency account yet, please sign up one here. Payza Solid Trust. They are fast, secure, and free. If you prefer to simply use your credit card, leave this field blank. So mutirere ibi bya payment ni ibiki? Mureka ko nabwiye ko hari uburyo bune bwo guhembwa. Sorry. So ubwa mbere n'ubwa kabiri nta mafaranga mupeya. Ubwa gatatu ushyiramo amafaranga. So Payza na Solid Trust ni zimwe muri ntuza muri payment processes zigufasha gushyiraho amafaranga, kimwe nk'uko hari PayPal cyangwa se n'andi ma payment processor. Ushobora no gukoresha credit card yawe isanzwe kugira ngo ubashe kwinjizamo amafaranga. So muri uyu mwanya nakurekomanda ko ahangaha muhihorere n'aha mwe mubihihoreye. Kereka nimba deja mufite email ya Payza cyangwa Solid Trust, nimba deja ufite konte kuri aba bombi uzishyiremo, ariko nimba utabifite iyi payment rwose ubu yihoreye akagapariti mwe mukihoreye gasige blank kugira ngo ukomeze. Tumanuke hasi kuri security question. So nahangaha ni ngombwa yuko mutibagirwa ikibazo n'igisubizo mwishyiriyeho. Kubera iki? Buri gihe uko ugiye kuloginga hano muri Traffic Monsom bareba nimba waloginzemo ukoresheje computer imwe cyangwa se mobile imwe. Tuvuga nimba ni kuri computer A nkajya kuri Traffic Monsom, noneho bwa kabiri nkajya kuri computer B. Iyo ngiye kuri computer B bahita bakubaza ikibazo n'igisubizo kugira ngo bamenye nimba uri mbese uri umuntu umwe cyangwa se atari umuntu wafashe username na passcode yawe akinjiramo. So mu gushyiramo nyine igisubizo. Okay, so please remember to the answers when you will try to log in from a different IP address. You will be required to answer these questions. Okay, oh yeah, hano bavuze ko IP address za mobile cyangwa telefone cyangwa computer baguhako. So tumanuke hasi condition, terms na condition ushobora kubisoma ubundi ugakanda kangaka kanditse ngo I understand fully and agree. Now ni ngombwa ko mukanda kuri ntuza kuri terms na condition kugira ngo mubisome. Muri mwe mutumva icyongereza neza, na recommenda yuko wenda mufata iyi page mukajya kuri translating muri French, ariko nanone nimba mutabyumva neza nshobora kuzafata kanya nkabibandukurira, ariko ni birebire. So I'm not gonna go there right now. So warangiza ukandika hariya ugashyiraho i check mark. Touring number. I touring number ni umubare computer generating automatic kugira ngo bamenye ko utari ikirobo kiri kubikora. Iyo uri ikirobo kiri kubikora ntabwo ikirobo kibasha gusoma aka image gahari. Biza automatic. Uko buri gihe ugiye kuri Traffic Monsom haza inyuguti n'imibare bitandukanye. So ushyiramo ibisa 2 3 ubundi ugakanda ngaha proceed.
so mara gukanda proceed bahita bakohereza email, bamara kukohereza email ugakandaho link iri buze kuza izaho iwawe, ubundi ukawurangije step ya mbere yo kwiyandikisha. Murabona ntabwo ari ibintu bikomeye, ni information rwose ziri basic. Izina rya amazina yawe, igihe wavukiye, amavuko, email yawe, address uriho, telefone, username, passcode, withdrawer, payment information, security question and answer, nta bindi. Ugakanda hariya hasi handitse proceed, bikaba birarangiye. Urabona iyo mba ntari kuri iyi video cyangwa gukora iyi training video, yari ko imfasha akanya gatoya gusa bikaba birarangiye. Okay, so murakoze, kongera mbakore indi video iberekana nuko turogingamo twarangije. So murakoze cyane.